mbonera no kugira inama abantu bose bakorera Imana ngo urebe imirimo yawe niba idafitanye n'Imana ikibazo, niba ijambo uvuga ibyo uvuga bihura n'ibyo ukora, we kuvuga ngo nimwumve ibyo mvuga gusa ngo nimurebe ibyo nkora, icyo ni ikinyoma. Ahubwo Yesu yaravuze ngo munyigireho ndi umucyo w'isi, mu mikorere yawe mu myambarire yawe uhinduka umucyo, wiba ikibazo wirata ibibero wa mugore we wambara ubusa, uri umukozi w'Imana, uri umugenzi ujya mu ijuru, wikwambara ubusa ukarenga ugafata Bibiliya. Oya, wiba abantu igisitaza, wiba umujura, wibeshya ngo urasengera abantu, ngo urabakorera deliverance baguhaye amafaranga. Yesu yabwiye abigishwa ba Petero arababwira ngo mwahawe ku buntu mutange ku bundi. Niba uri umuhanuzi sengera abantu, wibaca ibiguzi, cyakoze abakozwe ku mutima akaba yagira icyo aguhereza nta rubanza, ariko utamwishyuje wijya kuvuga ubutumwa waciye amafaranga, kuko imbere uzahura n'ikibazo. Yavuze ngo mutange ku buntu. Yesu yaza kwishyuza ibimuga ntibyari kubona byo byishyura, impumyi ndizari kubona yo yishyura kuko ntago zigeze zibona umwanya wo gukorera amafaranga. Ntago Lazaro yari kubona yo yishyura ngo amaze kane mu gituro. Yatanze ku buntu n'abamukorera bose, abasenga bose, abashinga ya madini. Murebe niba muri kugera ikirenge mu cya Yesu, bitazababera akagana makuba kuri uwo munsi. Nagira inama ngo mushaka ubwami bw'Imana bigishoboka. Ngabona no kubwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi tutibagiwe ijambo ryo mu gutegeka kwa 2 igice cya 8 murongo wa 14 avuga ngo uramenye ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Ntimuzibagirwe 9:4 turi mu mazi abira, ntimuzibagirwe tudasinzira abandi baryamye, ntimuzibagirwe imipanga imihoro, ntimuzibagirwe amasasu udasinzira. Reba Imana yagukijije abandi bari gupfa utarabarushaga uburanga. Reba abantu beza bapfuye bajyaga bubaha Imana. Reba nawe icyo Imana yagusigarije niba hari icyo uri gukora muri iyo minsi wihishahisha, wari ufite imihigo myinshi yuko Imana nigukiza uzayikorera. Reba Munyagisenyi, Munyaruhengeri 9 mu bacengezi, imihigo wari ufite akaga n'amakuba kakugwiriye. Ibuka ibyibuke ntubyibagirwe, urebe icyo Imana yagusigarije. Ubwo mumaze kubaka amazu meza, ama etaje, amaduka yanyu yuzuye, amafaranga muyafite, imodoka muzigendamo, uramenya utibesha ngo n'ubwenge bwawe bwabikoze. Uramenya utaburi kwibuka kugira ngo n'ubwenge bwinshi ufite, kuko nababaga banyuma bari bafite inyota yo gutsinda. Imana yabiguhaye bigutere kubaha no guca bugufi, ushaka Uwiteka ubyubahisha Imana. Wa mukobwa we wirata ikibero kuko wakora accident amaguru agacika, waterwa n'uburwayi na kanseri bakayakuraho, umubiri washya, yasuri gahinduka amadowadowa. Ye kugutera kwibona, ye kugutera gukora ibyaha, ahubwo uzubwenge bigutere kubaha Imana itaboneshwa amaso. Iyi Imana iteye ubwoba, Imana yo guhingirwa umushyitsi. Kukubwira Imana uri mu mahoro, kukubwira Imana uri kurya ukaryama birakomeye. Ariko iyo uri mu kaga ntawe ukwibutsa Imana, ahubwo urayimenya. Nubwo waba uri umupaganirwa, nubwo waba uri umupfumu mu masasu, nta mupfumu wateraga inzuzi, kuko abantu bose bari biringiye Imana. Yemwe mwabagore mwe muri kubise, ugira umutima wo kwiringira Imana, ntiwiringira abaganga. Cyagiye umeze nawe uzi kuri mu rupfu, mwizera Imana. Kagira abandi inama ngo mukorere Imana. Nkomeje guhagarara kuri ijambo ryo kwa Yesaya, mushaka Uwiteka bigishoboka. Aya mahoro dufite wiyapfusha ubusa, koramo ibyiza, ushakamo ubwami bw'Imana, hinduka uba umuntu mwiza. Igihugu cyacu kibe cyiza, kirangwe n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi barimo umutima uciye bugufi wubaha Imana. Ariko niba wumvira ijambo haraho rigukoze, witwaraga nabi, uri umukozi w'Imana witwara nabi, uri umukristo ugenda muri gihogere, vayo. Ndakugira inama yo kwihana ibyaha, kandi mbonera no kubasengera, mbasabira ku Mana kugira ngo hatagira n'umwe wazarimbuka yarumvishije ubu butumwa. Icyo mbasaba ni muce mwirembo rifunganye. Irembo rirarushya, ni irembo ridasaba ubwibone, ni irembo risaba kuzinukwa ibyaha, ni irembo rigusaba gukora neza, ni irembo rigusaba kubabarira abaguhemukiye. Kubw'ibyo uwumvishira ijambo ry'Imana
ndamugira inama ngo ace bugufi, uwumva akwiriye kwihana akareka ibyaha, uwumva agagenda uko abonye yemere kwihanganira guca muri iri rembo kuko riraruhije. Wakora abantu batagushima, wakora abantu bakugaya bagutuka, ariko bisaba kwihangana kuko n'uwo dukurikiye yavuye mu isi bamubambye ku musaraba kandi yarakoze byiza, ariko abantu bamuhemba kumubamba ku musaraba. Nanjye nakugira inama yo kwihangana kuko birivuga ngo ahirwa ku muhanuzi, ku ntumwa ivuga ngo Yakobo ngo ahirwa uwihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Iry'Imana yasezeranije aba
uzababwire ko dukubitwa hasi ntitumeneke, uzababwire ko ducishwa bugufi kandi turi birangirire. Ushimwe Mana wandinze intama.